nerekeje mu karere ka Huye abagwiriwe n'ikirombe bagishyinguwemo baje guhindura itariki kuko mbere bari batangaje yuko bizakorwa ku itariki ya 9 ubwo yari uyu munsi ariko byaje kurangira bikozwe je ku itariki ya 8 Gicurasi 2023 itariki ubwo ntizava mu mitima y'ababuza babo hariya kaba kandi ari n'ikimwaro n'intege nke ku buyobozi bw'akarere ka Huye bwananiwe gusobanura ibijyanye n'ibikorwa by'ubucukuzi bimaze imyaka 4 bikorerwa muri kariya karere ka Huye ba nyiri kirombe bakaba bataraboneka ndetse n'abaguye mu kirombe bikaba birangiye batabonetse agafatwa umwanzuro wo kubashyinguramo imiryango y'abizahorana agahinda iteka ndetse n'umuryango nyarwanda uzahora ushinja intege nk'ubuyobozi bwananiwe gukora icyo bwagombaga gukora nyuma yuko hemejwe ihagarikwa ry'imirimo yo gukomeza gushakisha abagwiriwe n'ikirombe igahana mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda igice cyarimo umwobo abakijyagamo bamanukiragamo cyashyizweho imisaraba n'indabyo nk'ikimenyetso cy'uko bashyinguwe niko byakozwe uwo muhango witabiriwe na guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice umuyobozi w'akarere ka Huye ndetse n'abahagarariye ababo muri kiri babo abahagarariye ababuza ababo ndetse n'abababuriyemo muri kiriya kirombe kimwe n'abavandimwe n'inshuti ndetse n'abaturanyi bo muri kariya karere ndetse n'umurenge wa Kinazi mwe mu baburiye ababo muri kiriya kirombe avuga ko muri uwo muhango ko yavuze muri uwo muhango avuga ko uriya muhango rwose guverineri Kayitesi Alice yashimiye abaturage babaye hafi imiryango y'ababuza babo ko ubuyobozi buzakomeza kubaba hafi n'imiryango yabo imiryango yabuza babo gize ibyago kandi ko bagiye kuhatunganya bakazajya babibuka baza kubahibukira ko ntabwo bizavanaho kuna n'ubu butabera buzagorana gutangwa ubundi ngo kiriya kirombe giherereye mu mudugudu wa Gasaka cyagwiriye abantu 6 ku manywa y'ihangu ku ya 19 Mata 2023 imirimo yo gucukura bashakishwa ihita itangira ariko irakomeza kugenda ikorwa ariko igakorwa mu nkokora genda ikomwa mu nkokora n'imvura yagiye igwa mu bihe bitandukanye igatuma ibyo bagiye bakora bisa nkaho bigenda bigura intege bikongera gasubira inyuma kuko usanga gitaka bakuyeho uyu munsi imvura iguye ikongera karisubizaho ejo bakagenda gutyo bigasa nkaho wakubaka hari umuntu uza inyuma gasenya kuko hagezwaga ku mwobo bizeye ko abantu bawumanukiyemo bazageraho bakabagenda bakuraho igitaka akagenda bakabona ariko siko byaje kugenda igitaka cyaragendaga kikongera kigahita kigaruka kigatwikira umwobo bikorwa bigenda bigorana kuwa gatandatu tariki ya 6 Gicurasi 2023 umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke Asumuta Ingabire yahuye n'imiryango y'ababuze ababo banzura ko gukomeza gucukura byahagarara ariko nibyo nibazaga ngo harandi mahita mu bundi bari bafite yo kutemera icyo cyemezo icyo gihe umuvugizi wungirije wa guverinoma riri mukuru arinda yahise yandika kuri Twitter ubutumwa bugira buti nyuma y'iminsi 16 abo bantu bamaze bashakishwa amahirwe yo kubabona amahirwe yo kuba bakiriho ntayo kandi no gukomeza gucukura aho bageze muri metero 70 by'ubujyakuzimu urimo kwangiza ibidukikije akara ntago kashimishije ngewe ubwanjye ntabwo kari ngombwa ko bivugwa kuriya uko byangizaga ibidukikije ariko bishobora kubungwabungwa nyuma ariko hashakishwa abantu ibidukikije byakongera bikabungwabungwa ariko abusaba abantu byo nibazaga nawe ushobora kubyibaza vuga ko imbaraga zose zishoboka zose zashowemo ariko hari hamwe bavuga ko izo mbaraga se koko zashowemo koko nkuko byasabwaga aba expert mu bijyanye no gushakisha abantu baguye mu bisimu cyangwa mu birombe nk'ibi ngibi barifashishijwe impuguke mu gukora ibyo bikorwa cyangwa byakozwe mu buryo bwo kwirwanaho mu buryo bwa huti nta etide yakozwe bityo n'uburyo bwo kugira ngo baboneka ntibwatanze umusaruro nyine bitewe n'uko byakorwagamo huti
ndetse n'inzego zibishinzwe ugasanga rimwe zabigenzemo bigura intege ushingiye no ku buyobozi bw'akarere kawe butazi ibyakorwaga mw'icyo gihe. Bazahora babibazwa iteka. Sebutege Ange umuyobozi w'akarere ka Huye azarenda asaza ibi bintu umuryango nyarwanda ukimubaza bijyanye n'uburangare nka buriya. Ibyo nibyo byatumye rero ubuyobozi ku bufatanye n'ababuriye ababo muri iyo mpanuka bafata icyemezo cyo kubashyingura aho bashyinguye kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Gicurasi 2023. Bashyinguye mu Kirombe, bashyizeho indabo n'imisaraba. Ndabona abantu baje gufata mu mugongo bafite indabo, gahinda ni kose. Barimo barashyira indabo ku Kirombe ku mwobo bitwa ko bamanukiragamo. Bafite amafoto ya bamwe mu babo baburiye muri kiriya Kirombe. Harimo abanyeshuri bari bakiri batoya biteguraga gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye bari Rwanda rw'ejo. Hari byinshi bari kuzafasha igihugu, bari kuzifasha bo ubwabo, bagafasha igihugu imiryango yabo, ariko babuze mu manzaganya. Ese ubutabera buzatangwa gute? Ibijyanye n'indishyi kuri iyi miryango byo biri gutekerezwa gute? Ibyo nabyo nibizakomeza kugenda bigarukwaho.